turatangiye the voice of the martyrs, ijwi ry'abahowe Imana nibo batugezaho, the voice of the martyrs nibo batugezaho hamwe n'abandi. Gruders Productions nabo yamwumva n'indimana nkiza mwese muri Kristo Yesu kandi abashoje itorero. Tujya kureba akitwa ngo kiya, ntabwo twajya ku izina rya filime. Imbere yuko tujya ku izina rya filime nuko dutangiye, umva umuntu uri kuvuza induru. Ni ibiki? Hey, wowe kumbe ikiboko munsi y'ibirenge. Wowe hino wararebye trailers, mbwira amazina yabo uko biri kose simenye uwo ari we. Mbwira amazina nemze tubwire, kumbe nabo bari gukanga n'uwe tuza afite uko ashaka kumwibariza. Let's rasa urambwira wowe nuko ari igihe kitaragera. Brad muramuzi mu muntu utekereza uru wanjye ubu. Aravuga ngo yego ntabwo ndi uwanjye, ubuzima bwanjye ntabwo ari ubwanjye. Yego nubyo, nibyo rwose. I belong to Christ. Ndo wa Kristo. Tekereza ngo aremeye ngo wacyo ni ikintu ni general. Ikiboko munsi yawe kirakomeza. Ngitswe nguki sinzi, turaje tubimenya. Ikiboko kirakomeza. Tortured for Christ. Yatotejwe Kristo, yahowe Kristo. Izina rye ni Richard Wurmbrand. I was brought up in a family. Nakuye mu muryango utagira idini. My childhood was bitter. Ubwana bwanjye bwari bumeze nabi. Ngeze mu myaka 14 nari nimereye nk'umu atheist nk'uko abakomunisite baba bameze. Ariko nagira ubuntu bwo kuba mu batorewe n'Imana ku mpamvu nanjye ntari namenya. Izi mpamvu naho zihuriye n'imico yanjye, kuko imico yanjye yo yari mibi. Ariko uhereye ku munsi nahindutse nahoze nshaka kubasha kubwiriza Abarusiya. Abarusiya bakuze ari aba atheist. Nasezeranyije Imana yuko ubuzima bwanjye bwose nzabubaha aba bantu kugira ngo mbasubize imico, maze nabo baze mu kwizera Kristo. Mu ntangiriro z'ukwa 8/23 muri 1944 imbato ya miliyoni imwe y'Abarusiya yinjiye mu gihugu cyacu. Igihugu cyabo ni Romania. Abakomunisite baza ku buyobozi, nuko inzozi mbi ziratangira, nightmare ziratangira. Atheism niryo riba itorero ry'igihugu. Kuvuga Kristo ku karubanda yari impamvu ihagije kugira ngo bagufate bahite bakubabaza. Abamaneko buzuye buri hamwe. Church leaders had a choice. Abayobozi b'amadini bafite amahitamo. Ngwenda kwemerana bagakorana n'Abasoviyete cyangwa se ukaja gereza, isheni gereza bakagufunga. Abakomunisite skillfully seduced the church. By'ubuhanga bareheje itorero. Abayobozi b'amadini baramera byoroshye. Abantu bose mu gihugu barabareheje kugeza ubwo Stalin ingwe bamukize niwe mukuru. Congress of Courts. În timp ce România se îndreaptă către un progres inevitabil. Romania ukuntu iri kugenda itera imbere, turaza kongeraho andi mazina y'abantu bakomeye bo kubahwa. Pe Darwin muramuzi, Nietzsche, Hegel și desigur Canone
Maxikale Max Muramuse. Ibi bintu byari gukwirakwiza mu gihugu hose. Bariho bagira ngo bemeze abantu muri gahunda ya communist kugira ngo bakorane n'idini. Umufasha wanjye Sabina hamwe nanjye twabonaga abayobozi b'amadini umwe ku wundi kuri podium bavuga amagambo yizeza ishyaka kubagandukira. Ibaze we aho kugandukira Kristo batangiye kugandukira ishyaka. Biri kuba hano nk'uko byabaye mu Burusiya. Romania yacu guverinoma nshyashya ya Romania irashyigikira kwizera kwa kose. Baraje bongera n'abakleji ayo bishyura. Abakleji ni abantu bari mu ntuza mu cyiciro runaka cy'abakire. Nini yashyigikiraga itorero kugeza ubwo ageze ku buyobozi, kandi ibihumbi 10 by'abakristo bari gupfira mu nkambi. Ubu ni ubusazi. This is madness. Bariho baracira mu maso ha Kristo. They are spitting in the face of Christ. Bariho baracira mu maso ha Kristo. Ntabwo urahanagura iki kimwaro. Ariko bwira umufasha we niwe wenyine waje. Richard nawe ni pastor. Baje mu nama yo kwemeza uburyo abayobozi bari gukorana na ntuza na government n'ishyaka ry'abakomunisiti. Ntabwo uzi ko nimvuga none utazagira umugabo. Icyo bisobanura muracyumva. Ntabwo nkeneye ikigwari ngo nkunde ngira umugabo. I don't need coward for husband. Yego we abandi bagandukiye ishyaka kandi ngo n'abayobozi b'amadini. Ahita haguruka. Munyihangane mbese nanjye navuga. Tanga ikarita yawe nk'abandi nuko utegereza bari wowe utahirwa. Yego cyangwa manuke hasi. Uyu uramuzi? Urani Richard arubashywe. Nta bibazo ari bwaze guteza. Ubwo urebye urwego rwo hari ubwo araza ku muntu wo gufasha nawe barazi bazi ngo baravugira. Uwo tugiye kumva ni Pastor Richard Mumbrad Luterani. Barabanza muvuga amatitire ye yose. Bazi ngo agiye kubavugira. Dragi prieteni, nshuti zanjye, my friends, ne-am adunat astăzi aici ahangaha twateranye uyu ca munsi Sfânta Preoțimea lui Dumnezeu nk'abatambyi bera să preasfătăm b'Imana numele lui Hristos. ngo duhe icyubahiro izina rya Kristo, apana iby'ishyaka. Yewe byahise bareba abakommunism I-a transformat pe frații noștri în martiri. ryishe bene data babahora Imana. Ni gute ryashimwa? Inshingano zacu ntabwo ari ugushyigikira ubwami bw'isi. Inshingano zacu ni izihe? Ni uguhikuza Kristo, Mântuitorul care a murit pentru noi. Imana ndetse na Kristo ngo apfuye kubwe. Ibyo birahagije batajya kumubuza uburenganzira bwo kuvuga ubukuweho. Arakomeza aravuga Yesu bamutoteza akoze n'ikindi gitangaza n'ikihe. Arakivuga mukupe mikoro abandi niko bari kuvuga. Bamutoteza yabareje abarebana n'urukundo ari kuvuga kwa kundi Kristo wamumwita bamubamba ngo cyakomeje kubakunda ndetse akanabasabira ngo Imana babare ntibazi icyo bakora. Abantu batajya gusingiza Kristo, haleluya. Bari iby'ishyaka nibyo byariho, none amaze kuvuga wahita nakupa mikoro. Bari kuvuga ngo nakupe mikoro, hahita nayikupa arasoje. Dasohoka we n'umufasha uzagira umufasha w'ugushyigikira mu bintu bya Kristo. Ni nk'uwo mufasha umuntu aba akeneye. Dasohoka abantu bari what a savior Jesus Christ, niko bari kuvuga. Kristo ni umucunguzi, ni umukiza. Our churches had to deal with a new reality. Itorero ryacu ryagomba kurebana n'ukuri gushya. They weren't going away. Abarusiya bo bari hano nta naho bagiye. The
registered churches were no itorero registered ntabwo ryari gitekanye amatora bazwi Christ's love. nk'uko twari gikeneye gusangiza urukundo rwa Kristo na bene data b'Abaromaniya ndetse n'Abarusiya Even my son bahoze Mihai and his friends got involved. yewe n'umwana wanjye Mihayi n'inshuti ze babigiyemo Learn a small handful of Russian words. babashije kwiga utugambo duke tw'Abarusiya nitwo bakoreshaga abana mwabonye abana n'ituro ryano ndetse n'iry'ejo baba bari mu kazi baraza basaba shikarete mugende mwabutsa birisi butoya mwe turabinginze uwo babwira ni umurusiya ni umurubira ariko abana buriya abana ntawe utabakunda batangira kuba shikarete murakoze cyane buriya abasirikare hari ibintu baba bazwiho ku bana babazeho za shikarete kumva umwana ntago agomba no gukora umurimo wa Kristo. God bless you. Imana iguha umugisha. Umusirikare wagahaye ni umurubira ariko ni impano ivuye ku mwana rero ariko kareba arakishimiye ntabwo yagataye umwana umubyizi ntawucyuye umubyizi arawucyuye Mihayi ngahita kaza imbere ya se. You got gum wabonye shikarete from the officers again? kuri ba basirikare nanone. Did you give them a blessing? Wabahaye umugisha muto ahubwo n'ururabo kawukoze umubyizi. Abana bo Tatăl nostru, data wa twese awafata baho umugisha binyuriye mu rukundo rw'abana bacu abasabira umugisha b'abasirikari. As time went on, uko ibihe byagendaga the communists tightened their grip even more. abakomunisiti umutekano baruhijeho kuwukaza. Bibles were banned. Bibiliya ziracibwa. Churches were monitored. Amaturo batangira kuyakurikirana. And everyone was watching. Buri umwe wese yabaga ari kureba. The communists knew that faith in God was the only effective resistance left. Abakomunisiti bazi ko kwizera mu Mana nicyo kibazo cyari gisigaye ba resistant, abantu bo guhakana imigambi yabo. Yego we nk'ubu waba urajya muri ndi baturuka ugenda wumva ijisho rikuriho. Ni ukuvuga ngo za nsengero ziba zizwi izo zo bari bari kuzikurikirana. Gahunda ubwo bagomba guhindura umugambi byange bikunde. Uko gusengera abandi bari barayubatse politike. Umuntu akagenda kunoza akavuga speech mbwiko ruhamwe igatandukanwa n'izisi bitewe no kuvuga ngo za haleluya ibintu nk'ibyo. Ibintu nk'ibi biri kuza. Ibintu nk'ibi biri kuza. Sabina a venit. As members of the body of Christ, umubiri w'abagize Kristo, even the communists come to the twari dukomeje gufasha yewe n'abakomunisiti bakaza kuri Kristo. Pagina alba. Who is that? No? Bageze iki? Ari kwitegereza agatabo. Foarte tare. Yewe n'ubuhanga pe. Very clever. N'ubuhanga. Ku gifuniko ni Maxi Clemax. Hanyuma Yesu mu mapaje kumbe barabakenye. Hari wari umunyapolitike nawe we. Nukuntu bafashe igitabo bakigira nkaho ari cya Clemax. Ariko mwe imbere ni Bibiliya. Imana ntizaduca urubanza bigendeye ku kuntu twihanganye ahubwo uburyo twabashije gukunda urukundo mwibuke ni byose. Abagurusa twarakundaga cyane ku buryo twangije byose ngo dukunde tubazane mu butumwa bwiza. Urukundo rurihangana, urukundo rugira neza. Umuntu agutoteza ukumva umufite urukundo ukumva bamubwira ibya Kristo. Ugira ubusa cyo ngivuga neza cyane. Njya kwigisha Abarusiya ni nk'ijuru ku isi, heaven on earth. Ni iby'umunezero buriya. Ni Richard atubwira. Richard. The Russians were very fond of watching. Abarusiya bakundaga amasaha cyane. Ku buryo buri umwe wese barayamwibaga. Ngo mbere ntayo bagiraga ngo ku buryo ubu ngubu batabasha no kubona abahagije. Umuturage wabonanye isaha hagwita bagera. Umuromane wumvaga ashaka kugira isaha byagombaga ajya ku barracks mu nkambi y'abantuza y'Abarusiya bayagure. Kenshi baguraga n'amasaha yabo babibye
ngo bakunde bayasubizwe. Ariko twebwe twabibonye nk'amahirwe yo kubwiriza ubutumwa bwiza. Richard yinjiye mu mabaraki matware. Iyo ni isaha yanjye, ni umuturage yigezemo. Ngo isaha yawe, isaha yanjye, ngo wabitandukanye ute se? Yahise yitiyemo. Ngo ariko kubera weho ndaje nkugabanyirize, urampa 50 amaleye. Ibi ni ibyaha pe, ni ikindi cyaha. Ariko aranayishyura. Ngahakiriye urukumi itariyo nk'iyi. Abarusiya bakundaga amasaha bakayambura abaturage, ariko abaturage ushaka kugira isaha agasubira kuyigura. Mufitiye iki? Hari ikintu kiza mufite? Hano hari ibyiza gusa. Uratekereza iki? Amwereka muratira amasaha, kumbe we ntabwo ari yamuzanye. Ni Richard. Ibi bisa birakora. Nta kindi, nta bindi mufite. Batangira kumuzana amasaha. Wabonye iyi? Yo ni nziza. Ko ntari ko niyo ndi gushaka. Uko biri kose hari ibindi. У меня есть вопрос. Mfite ikibazo. Кого-нибудь из вас зовут Петр? Nta n'umwe muri mwe witwa Petero cyangwa Paulo. Paul. Знаешь, что ваша православная церковь имеет специальный день? Ntabwo muzi ko itorero ry'Abarotodokisi rigira umunsi bakataraboneka, umunsi bayizihiza w'umutagatifu Peter na Paul. Nta n'umwe muri mwe witwa Peter cyangwa Paulo. Ujyahita avuga ngo ntabwo uri hano kubw'amasaha. Hari indi mpamvu ikuzanye, aramufashe. Ariko ni sawa. Soldiers realized that we were there to speak about. Ingarike abasirikare bamaze kumenya ko turanuko tuvuga Imana muri Bibiliya, bafungaga imiryango barangiza bakumva. Byari iby'ibyago. Kumva abasirikare bamwe bakundaga kumva ijambo ry'Imana. Sawa, Paulo yari umuntu ukora cyane, umurobyi. Kugeza ubwo yahuwe n'umuntu witwa Yesu. Petero na Paulo bamaze ubuzima bwabo bwose babwira abantu umwana w'Imana ubabarira ibyaha agashyiraho inzira ibaganisha ku bugingo bw'iteka. Mwabyumvise? Benshi baza kuri Kristo, ndetse tubasha gukwirakwiza ibihumbi by'ubutumwa bwiza muri ubu buryo. Barabwirije muri ubu buryo. Na bwa buryo bakozemo igitabo gifunikwa ni Karl Marx, ariko mwe imbere ni bya Kristo bakabahereza. Kumbe aho bari kwigira harundi urimo uri kuzenguruka aho ngaho. Of course, the joy of winning one to Christ always mixed with the feeling that there is a price to be paid. Umunezero wo kunguka umwe Kristo kuri Kristo waba kuvanze n'ibyiza no gutinya yuko hagomba kwigira igiciro cyishyurwa. Wafunguye batavuga ngo 50, bahita bigira nk'abari kugura ubucuruzi nk'aho bukomeje. Baramujijishije kubera ko we ntabwo yari umwe muri bo. Abandi basirikare bari kwiga nabo rero ntabwo bagomba kubigira ibintu ngo batagaragara ko bari kwiga ibya Kristo. Ibi ni ibihugu ari iby'abakomunisiti, murabizi nk'Ubushinwa. Ibihugu itotezwa byashyizwe ku karubanda. Uve ku bihugu bakigenda ku mahame ya ntuza ya capitalism, gutotezwa kutera uko ntabwo kuba kwari kwerurwa neza, aho usanga gutotezwa kunyura mu bike. Kuba kuri nko muri bwa buryo bohereza umubwiriza butumwa w'ibinyoma ngo abeshya abana akabaryarya, ariko gusenga cyangwa se gusoma bidacibwa. Byagenze bite byose? Ikibabaje, benshi muri bashiki bacu n'abasaza bacu bari bafashwe, barakubita nabi cyane, ariko ntibagamba n'umurimo wacu. Babafashe. We were meeting an entirely new type of Christian. Dutangiye guhura neza n'ubukristo bushya. The underground church. Ubukristo bwo munsi y'ubutaka. Ni mubyibuka amatora yo munsi y'ubutaka mu Bushinwa, aho ni butabize hasi nabigukiraho link uze kureba urabibona. Nahanga muri Romania nuko byari bimeze. Ubu mu bihugu byose bigenda ku ntuza ku mahame ya communism nuko byari bimeze. Na nubu ntabwo ari icyo gihe gusa. Ahangaha hari muri 44 mu kimwe 1944 bateranira munsi y'ubutaka. Imirimo ya Kristo irakomeza nk'uko byari bimeze mu minsi y'intumwa.
bahurira mu ngo, amatorero yo mu rugo. Buri gihe babaga bafite guhangayika yuko za maneko zirava buri hamwe hose, hari uwinjiye bahita barekera kuririmba, basuzuma mu burido kumbuje ntabwo ari maneko, bahita bakomeza nuko basenga. Ibi biraje. Our ministry to the Russians was bearing fruit. Kubwiriza ubutumwa bwiza kwa Rusiya byari biri kwera imbuto. Hari umwe mu basirikare batoya muto witwa Petero, we yavuga mu bantuza mu gisirikare cy'Abarusiya. Petero ntibyari bihagije kwemera Kristo, ahubwo yaragira ngo anabatizwe. Mwibuke ugomba maze kumva ubutumwa bwiza ugomba kubatizwa, umwuka wera akaza. Piotr Radmanovich Kovalyov, я крещу тебя. Amagambo ni Ikirusiya niba atari Ikiromania. Ubanza buramubwiye ngo mumwakije mu izina rya Data twese n'iry'Umwana n'iry'Umwuka wera. Kubatizwa byari iby'ibyago, harimo abatanga amakuru muri twebwe. Noneho n'abandi babizewe cyane, abizewe cyane nibo twatumiraga gusa. Ariko Petero warakomeza ngo umva ugomba kubatizwa. Itorero ryacu munsi w'ubutaka bari bakeya, ariko ryari gukura mu mubare no mu murava. Numbers and courage. Bigari ya moshi bya kera cyane, ni mu myaka ya kera za 40 muri bya bihe by'intambara y'isi. After being baptized, Peter risked his life Petero to other Russians. Ubuzima bwe bushyize mu byago, aragenda abwira Abarusiya. Yabaye urugero ku benshi bizera bashya. Witwararike, wicunge. Uzi ibyago wabufashwe, bakugenza nabi kurusha abizera b'Abaromania. Ahubwo niba nabyo bishoboka ubwo kwicwa. Iyo ubuzima buza kuba ubwanjye mba narabivuyemo, ariko turi abakristo, sibyo? Weho ubwa wishyiriyeho urugero, wadushyiriyeho urugero. Ni Richard, yaba urugero rwiza kuri benshi. Ye mugomba kuba urugero rwiza kuri benshi. Ubundi ibintu mbona wazana ibyitoteza cyangwa se ibyiki, umuntu wo mu bwami bwa Kristo ntabwo agomba guceceka, kuko ibi murimo ibyamushyizwemo ntabwo yabiceceka. Yicare atuze, abona ubwami bw'umwijima buri kwavatsa, we ngaratuje, ntabwo byakunda. N'umwuka wera ntabwo yaceceka. Ibintu bakoze nuko ngo bafashe amadini nk'atuzi umunyagenda agateranamo ku cyumweru, babonwa amatorero abazwi na leta, barayabanza agandukira leta. Ubundi abaturage nabo birumvikana, bakuru bamaze kugandukira leta, abakiyobotse ayo madini nabo bari uko. Ibyo rero ntibyari bigishoboka kubizera Kristo by'ukuri guteranira mu ngo no munsi y'ubutaka nk'uko mu Bushinwa murabiza babonye amatorero yo munsi y'ubutaka uburyo babayeho. Bibiliya ntazo bagira. Petero ni Petero, we ashira ubuzima bwe mu byago. Yari umusirikari wo mu Barusiya wakiriye Kristo, yumva ntiyacece ku rukundo rwa Kristo, akajya akishora mu Barusiya akababwira ibya Kristo nawe. Yewe we, ariko byibuza akagira. Igihe mperukiye kumva Petero yari yarafashwe, bamwohereza gereza. Petero niba ari mu ijuru cyangwa se yarakomeje kurwana mu intambara nziza no ku isi ntabwo mbizi, ariko Petero yakoze by'umurava, kandi twize isomo rishya. Buri bugingo bwose bwungukiye Kristo, no matter the cost, bugomba kungukirwa Kristo, ukabona icyo byasaba cyose. Ni ukuvuga ngo ntabyo guceceka kugeza abantu hageze uza kuri Kristo bamukuye mu bwami bw'umwijima. Ewe we,
ishyaka mu bihugu by'abakomunisiti niho waboneramo gukora kwa Satani neza cyane. Umuntu akaguhora uri bogari shaho nakana kari kubwira urazi. I think you should perform the wedding. Hari ukwiye gukoresha ubukwe we. On the streets all day. Nuko nanjye nkabyinira nkakina mu muhanda umunsi wose. Hoya ari gukina n'akana ke. Sawa. See you at the church in 1 hour. Okay? Tubonane mu isaha hamwe mu rusengero. Go now. I might be there before you. Ndagiye hari igenda bwaze gukererwa. N'umukundwa ntutume tugutegereza n'umufasha we. Mukundwa njya nkererwa. Hoya twebwe duhora dutebuka turazinduka. Nibyo kuri nibyo. Sabina worried about me. Sabina yarampangakiye kumva ndi bwaze gukererwa. I was easily distracted. Nanjye narangajwe byoroshye. Innocent among us. Cyane muri bo abantu bari innocent baba badafite icyo bazi baba bari muri twebwe. Nuko bo ngara abantu baba batazi ko wenda na hanyuma y'ubuzima hari ubundi buzima bakigendera gutyo. Wabimubwira akava n'ukwisi ukumva yashishikaye ukumva biri kuvugika nk'ikintu gishya. Umuntu utazi ko inyuma y'ubuzima hari ubundi buzima. Ubuzima bayeho none apfaga kubaho uko yiboneye. Kuryoshya yinezeza n'ibikimwe. Ariko uzi yuko azabazwa uko yabayeho ubuzima bwa none ntabwo abahacyo. Hari imirimo tuba twaremeye muri Kristo Yesu. Iyo niyo ukora. Sasa uyu yaramubonye bene uwo muntu atangira aramukereza. Uwo munsi Sabina yari mukuri kuhangayika kuko nari ndakererwa. Wahita wumva icyo bishatse kuvuga. Yararakererwa. Byamugendekeye bite? Baraje akamodoka kamujeho barakubita bashyira ikintu mu maso baramutwaye nawe. Nko mu bihe by'intumwa neza aho nari ngeho nari mpazi kuko gushimutwa bene ubu buryo kwari kumaze kumenyererwa. Munyihangane wivuga munsubize ikibazo kimwe ntacyo tukubwira mureke ubundi abaze ko nta tandukano biragira. Turi kuwakangwa mva ikibazo afite ngiki itariki. Ndagira ngo tumenye itariki. Menye itariki ya none. Uyu ntabwo bari bamukubita none ahubwo arasaze we. Nese mvumbura imirongo 366 yo kunkomeza ngo sintinye. Buri umwe umunsi umwe mu mwaka wose. Yewe n'umwe wa lipia uzaba turi bose. Hoya naho tugiye. Hoya naho none ibyo uri kwitekereza ni itariki. Turi itariki 29 z'ukwa kabiri ya lipia February 29. 29 z'ukwa kabiri muri 48. Nese nibuka umurongo w'uyu munsi. Zaburi 56 umurongo wa gatatu. Uko ntinya kose nzakwizera. Aho mu y'Ikinyarwanda ni ku murongo wa 4. Lipia n'umwaka ugira iminsi 336. Iyindi myaka usanzwe ugira iminsi 335. Ariko suka umwaka urutundi ahubwo yose bingana. Umwaka ugira iminsi 335 n'amasaha 6. Nukuvuga ayo masaha barayirengagiza. Iyo bamaze kuyirengagiza inshuro 3 ku nshuro ya 4 ahita byara umunsi ukitwa Lipia. Nukuvuga itariki kwa kabiri ukwezi kwa kabiri kugira iminsi 20 tugire amatariki 29 mu gihe indi iba yagize amatariki 28 umunsi wa wiyongereyeho muri uwo mwaka. Aho bamugejeje iyo kitwa Lipia nuko yagomba no kujyana n'umurongo wiyongera kuri iyo. Discours fort intéressant la con. Wavuze neza rero cyagiye avuga. Tanga imbwirwa ruhame abandi bari gushyigikira ishaka we ntagere. Ko biri kose ufite inshuti nyinshi. Inshuti zigufasha. Hoya se. Poate facem o înțelegere. Hari tugirane deal. Tu îmi dai niște nume, îmi spui cum îi cheamă. Urambwira amazina yabo. Și poate te ajut și eu. Hari ubwo nagufasha. Wowe. Îmi place să te torturez. Njye ntabwo nkunda kubabaza abantu. Dar poți să te împușc. Nshobora kukurasa. Domnule colonel. Koroneri. Spui că poți să mă împuști. Uravuze ngo ushobora kundasa. Ibyo ndabizi wabibasha. Ariko iki?
Dar dacă mă omor, eu mă duc la cel pe care îl iubesc. ubikoze nakwisangira uwo nkunda. Există Dumnezeu. Hariho Imana Și există viață veșnică. ndetse n'ubugingo buhoraho. Hariho abantu batabizi. niște naziști. Twebwe ntabwo turi abicanyi nk'abanazi. Twebwe tuba tugira ngo ubeho Și să suferi. ubabara, barakubabaza, ntabwo bahita bakwica, birabizi. Kugeza Cunoștință cu tovarășul Brânzaru. kanze nguhuze na mugenzi wanjye Brenzaro. Kanze nguhuze na mugenzi wanjye Brenzaro, banza Brenzaro ari umurubire. Yewe we, Ai văzut vreodată o carceră? wigeze ubona agakariseri imbere hose? Agakariseri ni uruntu bameze nk'urusanduku. Uraza kugakunda ni agajyako. Bamutwara mu maboko. Yewe kunyura muri ibi bintu udafite urukundo rwa Kristo by'ukuri ntabwo wabasha kubinyuramo, wamwihakana. Twatirijwe ndetse na Mwuka Wera guhagarara mu kabogisi gafite ubunini bungana natwe, kabyibushye nkatwe. Ni ukuvuga ngo ujyamo imisumari bakayishinga muri uru ruhande rwose rw'ako kantuza. Yewe twarahagararaga amasaha atarangira, rimwe na rimwe n'iminsi ikageramo. Ni ukuvuga ngo ugahagaramo wihaye ukaruha ugahina amavi. Imisumari ni ukukwinjira, aho uhengamiye hose imisumari ni ukukwinjira. Ntabwo nkunda kuvuga cyane mu isaha yacu umubabaro, kuko iyo nyivuzeho ntabwo nijoro njya nsinzira. Zi-mă un nume ceva. Mvugisha apana iby'Imana yawe. Iyo ucecetse bahita batekereza kuri kuvugisha Imana, akaza kukubangamira. Kanze nkwereke agakinisho gato. Dore agakinisho gato kariko. Ngo ndibuka umupasiteri umwe witwa Floresco. Richard atangiye kutubwira inkuru y'umupasiteri yibutse. Dore ka gakinisho gato bamaze kugashyushya. Abakomunisiti bashakaga amazina y'abantu bateranira mu ntuza ye, ariko yanga kugambana bene se na bashiki be. Agakinisho barabanza baramushyushya ngo yanze gutanga amazina. Uyu ntabwo ari Richard, ni Floresco wa undi ari kutubwira yibutse. Njyewe ngo ni agakinisho gato. Bamuzana ameze nk'uwarwaye udushyute, kugenda bitari kubasha kugenda neza. Njyewe ibihugu by'abakomunisiti ni uko bimeze. Ubona gukora neza kwa Satani, uburyo yanga ubwoko bw'Imana. Barabanza hari utunyamaswa bari kumuzanira ngo tujye kumubanisha. Bari kutunyuza ahantu kandi utwo natwo tuba tugomba kubona izimano. Uba ugomba kutuzimanira, utatuzimanira ugahinduka izimano. Nitwishi n'imbeba. Turamutangira. Kajya duha ibinyuru nanjye natugwa nabi, batasanga ari imirambo gusa sinzi. Yewe ibi byose ubu ni ko bigomba kuzarangira isi yose ibaye. Hari uwo bazanye. Lăsați-mă în pace! Ce caut eu aici? Lăsați-mă în pace! Magambo ari kuvuga ni Kenya, Romania. Hai că e musafir. Ce? Alexandru! Ni Alexandru. Kumwe ni Floresco mu kujya kuyabona ni Alexandru cyangwa se Alexandre. Ni umwana we. Baramufashe umwana wa Alexandru. Umwana wa Floresco babanza baca agacaki, ntabwo bagomba gukubita batabona umubiri ngo babone ko inkoni igiyemo neza. Bafata ndembo.
ikiboko ku kabuno ariho abariho bahera barangije baramukubita mu mugongo harabinjiga murekere pe ndabinginze papa w'umwana ko nakukubita umwana we mbere wakumva ahubwo kiba ari wo bakubita biba bibi kuruta ahubwo ko ari wo baba bari gukubita ndababwira vango ndababwira ibyo yari yanze kuvuga mwibuka barashaka amazina y'abantu bateraniriwe bose ndababwira byose ndabaha amazina umwana avuga ngo huya papa ndabizi ntabwo uri umugambanyi I know you are not a traitor vugana na Yesu igihe cyose kibibashije vugisha Yesu nkuko ubibasha vugisha Yesu kajya inama ngwiki urashaka nkogese baramukubise umwana cyakiri urukuta rwuzura amaraso y'umwana wanjye ariko yapfanye izina rya Yesu ku munwa we muvandimwe wacu Foresco ntabwo yasuye kuko yari nyuma yo guhamya urupfu rwa se restori rw'umwana we mbese yabande hukubi yarahindutse urupfu rw'umwana we rwaramuhinduye umwana yapfuye mugira inama ngo papa vugana na Kristo igihe cyose kibibashije apana kuvugana n'abanzi ubaha amazina ya bene so n'abashiki bawe tugarutse kuri Richard yego gwe sasa ndi kubona filime imyaka 3 yose nari ndi mu y'umwihariko hamwe bakufungirana udafite n'undi muntu wavugisha ibitekerezo byanjye nibyo nari mfite nk'ubyo kumbanisha ariko nari mfite Imana filime ndi kubona igiye kuba ndende wayisoreza nkazakora indi paritera ibaye ndende irababowa kukurambira ibaye ndende irabowa I remembered what the martyr Savonarola ngo ndibuka uwaho w'Imana Savonarola yanditse yaravuze ngo hariho ubwoko bubiri bw'abakristo abizera Imana by'ukuri ndetse n'abi by'ukuri bizera yuko bizera ese nizeraga Imana ikigeragezo none isuzuma rikaza iyo arabona avuga ngo twizera Kristo isuzuma iyo ryaje nibwo bimenya ko wizera Kristo urukundo rwa Kristo rwonyine na mwuka wera nibyo byonyine byagufasha buri joro ariko tuzaba dukomeza tuzakomeza na pati ya kabiri kamembaseze none